Ku bantu badukurikiye turabaramukije cyane. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Nabonye Imana imukoresha mu bihugu bitandukanye, mu Burundi, mu Rwanda, Uganda ndetse no muri Kenya. Kuri uyu munsi dusubiye guhurira mu gihugu cya Kenya. Ahantu nshinga intahe cyane rwose ni mu Burundi, mu Rwanda, aho narabonye Imana imukoresha mu bikorwa bitandukanye. Rero reka tumuhe ikaze imbere y'uko dukomeza kuganira. Karibu mushumba. Murakoze. Amazina yanjye ni Murangira Uwitije Valerie. Ku banzi nka Yesaya cyangwa kimwe Isaiah, mu gihugu cy'u Burundi nahabaye nk'umuhanuzi, mu Rwanda nkaba nk'umuhanuzi, na Uganda cyangwa nk'umuvugabutumwa, ariko ubu ngubu ndi muri Kenya mpagarariye umurimo nk'umushumba. Yego, Pastor Isaiah niryo zina nakoresha cyane. Pastor, murahawe ikaze. Rero imbere y'uko tuganira nk'abantu twizera Imana, tubanza guhamagara Imana ikabana natwe. Dusengere mu kanya gatonyi kugira ngo dutangure. Reka twizere Imana dusenge. Uwiteka Mana, uri Imana nziza kandi uri Imana ishobora byose, uri Uwera wa Isiraheli, uri Imana yacu, uri umurengezi. Ndagushimye Mwami kuri uyu munsi, kuko Jehova waremyeho kugira ngo benshi bawubonereho ibyiza. Byanditswe byera biravuga ngo uremye umunsi wa mbere ubona ni mwiza, wiyongeza uwa kabiri ubona ari mwiza, n'uwo wundi ubona ari mwiza. Natwe twabonye ibyiza na turacyari kubona ibyiza, bibe nk'uko ubishaka. Urinde akanwa kanjye kuvuga ibyo nibwira n'ibyo nitekerereza, ahubwo mvuge ibijyanye n'ubushake bwawe kugira ngo benshi babashe guhembuka. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, fashe mpira ikirogoya, nkuyeho imbaraga zose z'umwijima, imbaraga zose z'abazimu n'abazimukazi zihunge, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bumbura amaso yanjye mbashe kubona ibyo utegura kuri uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, singaragare ahubwo ugaragare muri njyewe. Ni mu izina rya Yesu Kristo bisenze nizeyemo, amen. Pastor, murakoze cyane ku masengesho. Cyenda afise ibibazo bibiri. Ariko kubura umushumba ndazi neza yuko bifitiye igisubizo. Kuko umushumba araragira intama. Ikibazo mfise ni ikibazo cyerekeye ku kintu cyitwa umubatizo. Nagomba usigurire ubudasa canke itandukaniro ri hagati y'umubatizo wo mu mazi menshi no umubatizo wo mu mwuka no mu muriro. Nicyo kintu nshaka gusobanukirwa cyane, usobanurira abantu badukurikiye. Ubundi mu byanditswe byera benshi bakunda kubikoraho ukomantere mu buryo bw'ubumenyi bafite, cyangwa kimwe uburyo babishaka bitewe n'imyizerere yabo. Ariko ngiye ndaza gukora komantere bijyanye n'uko ibyanditswe bivuga. Bibiliya, isezerano rishya rifite inzira itagomba gucibwa ku ruhande. Izo nzira nizo ebyiri, ntazindi. Misiyo ziri kuri ino si z'isezerano rishya ni iz'abantu babiri. Uwa mbere ni Yohana ugomba gutegura. Bivuga ngo hari icyo bita umubatizo wo gutegura inzira, gutegura ahantu, gutegura umutima. Uwo mutima uzategurirwa nde? Uzategurirwa undi ugiye kuza, we uzabatiza mu mwuka no mu muriro. Izo nizo nzira zizagaragaza ko turi abana b'Imana. Nta handi. Umubatizo rero uri muri ibyo byiciro bibiri. Ndashaka kuvuga cyane cyane ku w'amazi. Yego. Umubatizo w'amazi, navuga ngo nimba umwana ajya kuvuka habanza gusamwa.
noneho muri kwa gusamwa kw'amezi 9 akavuka. Aho niho ndaza kuvugaho icyo bita kuvuka bwa kabiri. Ni ijambo ntigeze mvuga ryavuzwe na Kristo umwami wacu. Yego. Yaravuze ngo kugira ngo umuntu abone Imana, ni Nikodemu, ni Yohani ibice 3, abaza Yesu, nagira nte mwigisha, ndabizi ko wavuye mu ijuru, ndabizi ko uvuga ibintu bivuye kwa data, nabigenza gute kugira ngo mbone ubwami bw'Imana? Arangira amuga ati ntago bishoboka ko umuntu yabona Imana atabyawe bwa kabiri. Aramubaza ngo nshobora kubyarwa bwa kabiri gute? Aramubwira ngo nava mu nda ya mama ntabyarwa n'ubu bwanwa nshaje n'izi mvi zanjye uri kureba ahangaha. Arangira amuga ati no, uri umwigisha wakagombye kubizi. Kubyarwa bwa kabiri ni kubyarwa n'amazi no kubyarwa n'iki? N'umwuka. Ntago kubyarwa ari iby'umubiri, nibyo kubyarwa n'umwuka n'amazi. Yavugaga iki rero Yesu cyangwa mu kimwe icyo yagaragaza? Yagaragazaga ko umubatizo w'amazi menshi ari ngombwa, noneho ukongera ugakomeza ukahita winjira mu mubatizo w'umwuka wera. Kugira ngo nyumve neza, Yesu akimara kubatizwa naho ubwe yahise abatizwa mu mwuka wera, ayuzuzwa umwuka, Roho Mtakatifu aramanuka aza muri we. Arangije kuza muri we amujyana mu butayu. Amujyanye mu butayu agenda kugira gute? Kumwigisha no kumugerageza kugira ngo tubashe kugerageza Satani tumuneshe, nuko tuba muri wa mubatizo wundi wa kabiri ari wo w'umwuka. Rero uyu mubatizo w'amazi benshi barawitiranya, benshi bawugizeho komanteri, benshi barawuminimije, ariko uyu ni umubatizo wo kwihana ibyaha. Sinzi nimba ngusobanuriye neza. Nuwo gutegura, nuwo kweza, nuwo gukuraho bya bintu byose. Aya mazi afite umumaro mwinshi mu buzima bwacu. Aya mazi araza akatwoza, niko Bibiri ivuga, akadukuraho ibyaha. Ngo niwo mubatizo Yohani yaje abatiza, wo kubwira abantu kwihana ibyaha bakababarirwa. Barangiza bamaze kubabarirwa bakuzura umwuka wera. Kandi umubatizo wa Kristo wo kuzura umwuka wera si njye ubikora, si umushumba runaka ubikora. Bishobora kuba ari wabikora, ariko si wowe ubikora. Ni Yesu umanuka kubikorera muri wowe. Haleluya. Yesu uri muri wowe ni umanuka kubikorera muri wowe, akabikorera abandi bantu binyuze muri wowe. Iki ni ikintu ugomba kumenya, yuko ntago wabasha kubona ijuru utabyawe bwa kabiri, cyangwa kimwe kuvuka bwa kabiri. Ni process yo kubyarwa n'amazi n'umwuka wera, niko kuvuka bwa kabiri. Sinzi nimba ngushubije neza. Okay, mushumba uvuga birumvikana, ariko ninde yemerewe kubatizwa mu mazi menshi? Ninde yemerewe kubatizwa no mu mwuka no mu muriro? Umuntu wemerewe kubatizwa mu mazi no kubatizwa mu mwuka no mu muriro ninde? Ni wa muntu warangije kubwirwa akumva. Iyo amaze kumva, Bibiliya Yesu aravuze muri Matayo ibice 28, ahonga aravuga ngo nimugende mubabwirize. Mubabwirize, nimumara kubabwiriza mugire gute? Nibemera mubabatiza. Ndi mu Bugesera nabwirije abantu barabatizwa. Ndi muri Kenya abantu barabatizwa. Ibyo ndi kuvuga ndabizi. Kandi ni kubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Niyo misiyo ya Kristo. Duhindura abantu kuba bigishwa ba Kristo. Ibiri inyuma byaho ngaho niki? Ukwiye kubatizwa rero ni wa wundi wese warengeje kwemera, kandi akemera ko atsinzwe n'ibyaha bye, akabireka agahinduka. Abatizwa n'amazi, mu mazi, yarenza kubatizwa mu mazi akabatizwa no muri mpemu yera. Iyo ni gahunda y'amasengesho, kubatizwa muri mpemu yera. Sinzi nimba hari ikindi cyangwa kimwe nimba nagushubije neza. None hari akandi kabazo kariho, ninde ukwiye kubatiza? Ninde ukwiye kubatiza? Kuko aya matorero turimo yose amaze kuhereza ubushobozi bwose ku bashumba.
ariko Bibiliya yambwiye ko hari abantu bagiye babatiza bakanabura. Filipo yabatije inkone, amaze kubatiza inkone Filipo ahita abura ayibatiza. Nta bandi bantu bari bari aho ngaho, yari intumwa, yari ari umwe mu ntumwa. Ni wa muntu wabwirije ufite ubushobozi bwo kubwiriza umuntu ukamuhindura, wabasha no kumubatiza. Wabashije kumuhindura akemera Kristo kubiciye muri wowe, wanamubatiza. Ngiye mbatiza bwa mbere nahawe uburenganzira n'umushumba wanjye, yari Revera Higiro Meshaki, Imana imuhe umugisha. Mbatiza Bugesera, arangije aza kubakira kwigabura. Nabatije ndi kumwe n'abandi bakozi b'Imana baranga. Ibyo rero ndashima Imana. Nimba hari ikindi kibazo wambaza. Hari akantu uvuze ukoze ko kubatiza mu butatu, nca nibuka umuntu ari aho yarambwiye ngo muri iki gihe ntivyemewe kubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mwuka Wera, ubu ngo no kubatiza mu izina rya Yesu gusa. Wewe nk'umukozi w'Imana wize, uzi Imana, uzi Yesu, uzi na mission Yesu yatanze ngaha kuri iyi si, mbese uzi n'umubatizo, wewe wo bivuga kiki? Ndagusubiza mpereye kubatiza mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo ryakoreshejwe mu byakozwe n'intumwa, ariko biri inyuma ya mission. Intumwa zakoresheje ibyo bintu, ariko riri inyuma ya mission. Kubatizwa mu izina rya Yesu si amazi, ni Umwuka Wera. Kandi icyo ni igikorwa kidakorwa n'umushumba, kuko ni benshi twarambitseho ibiganza ntibakuzura umwuka, ntibavuga indimi, ntibuzura umwuka. Ukamurambika ikiganza rwose ntabatizwe mu izina rya Yesu. Umurimo wo kubatiza wa Yesu ni ukubatiza abantu mu Mwuka Wera, muri mpemu yera. Niyo misiyo ye, ni umuriro n'amazi, niko Yohana yamuvuze. Yavuze ngo uwo nguwo ugiye kuza azabatiza muri iki? Muri mpemu yera, azabatiza mu mwuka no mu muriro. Rero iyo turi kubatiza tuhita tuza ofo yo kuvuka k'umuntu. Iyo umuntu avuka mu mazi. Yesu ubwe niwe wavuze ngo mugende mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ibi kugira ngo ubyumve, Imana muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe igaragara mu buzima bwayo, cyangwa kimwe mu miterere yayo mu bintu bitatu. Hari Imana Jehova, yitwa Jehova, yitwa Dona, ifite amazina menshi. Iyo niyo Mana Data wa twese uri mu ifite uko iri, ifite uko yagiye imanuka bikagaragara ko Imana Uwiteka aravuga. Marayika akamanuka, Bibiliya ikavuga ngo ni marayika wamanutse, marayika w'Uwiteka yamanutse. Noneho mu gihe cya Yesu ni Imana, God with us like a body, ya Mana izafatika, ya Mana y'ubwenge. Ubundi Yesu ni ubwenge bw'Imana, ni imipango y'Imana kugira ngo abantu bakizwe. Noneho akagaragara nanone mu mwuka. Utubashye Umwuka Wera ntago bawubashye Imana. Sasa abantu bari kuza n'inyigisho zo guhindura abantu kugira ngo batabasha kumenya ukuri, kugira ngo bakureho ibintu Katolika yashyizeho ivuga ngo ni ubutatu butagatifu, kugira ngo basiribanga. Ariko Kristo ntabwo yigeze akuraho iyo Trinity, ntabwo yigeze ayikuraho. Kuki se njyewe najya kubatiza abantu nkababatiza ngo mu izina rya Kristo? Ubwo atarantumye kubivuga gutyo, ubwo abo bantu ndi kubajyana he? Uwo muntu babatiza gutyo arabajyana he? Yesu yaravuze ngo tubabatize muri iyo nzira, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Kandi abo bantu bazanyizera bakabatizwa bakagendana nawe, bazakoreshwa ibitangaza. Njye sinarivutse nzi gusengera abantu bagakira. Ariko wa mugane nanje hari ikintu namani niyumvira cyane rwose, kuko ivyo ni ibintu bitumvikana ko dushobora kumvira Yesu, tukumvira ivyo intumwa zoba zarakoze, kuko umushumba ntaruta shebuja. Rero sinzi nka message wabwira abo bantu
komeza kwigisha abantu umubatizo bakababwira ngo babatizwe umubatizo wa Yesu gusa, uw'ubutatu bawureke. Sinzi ikintu ubabwira, message babwira mu majambo make. hari umudokiteri nize w'umunyamerika muri Tennessee, Minnesota, yagiye akora kuri point zagiye zituma abantu bakora umurimo nabi cyangwa kimwe gukora umurimo igice. Iyo utize cyangwa utarashishoje ibi byanditswe byera, ubona ko nta makosa arimo. Ariko iyo wize ukabasha kugira ubushobozi bwo kwiga, ubasha kubona amakosa yagiye akorwa na zimwe muri disciples, ariko akakurema kugira ngo wowe ubashe kugira ngo utinjira muri uwo mutego. Umuntu wa mbere wakoze ikosa, nubwo nabivuga gutyo, bamwe bagakora komanteri, Apostle Peter yakoze amakosa menshi. Yakoze ikosa rya mbere ry'uko ntigeze ategura intumwa. Iyo ni ryo kosa rya mbere yakoze. Irindi kosa yakoze, yagize uburyarya. Pawulo arabubona mu gitabo cy'Abakorinto. Yasangiranaga n'abantu atabishisha. None wabonye abandi abayuda bavuye Yerusalemu, ahita yigira nkaho atasangiraga nabo ba. Bibiliya iratubwira ngo uburyarya bwa Petero bucamo itorero mu kabiri. Ayo ni amakosa ari mu byanditswe byera. Aba bantu bagiye babatiza n'abantu bari kugendera muri izo nyigisho bakabatiza abantu mu izina rya Yesu, bambwire nimba bari kubabatiza mu mpemu yera, kuko Yesu akazi ke sako kubatiza mu mazi. Abatiza mu mwuka wera. Kandi sabo babikora, ni Yesu bikora. Ni ubusabane wowe ugirana n'Imana, wamara kugirana ubusabane n'Imana ikakubatiza mu mwuka wayo wera. Bivuga ngo Yesu yarababwiye ngo nimugende mutegereze ibyo data yabasezeranye. Niyo mpamvu kuri Pentecote hamanuka umuriro, hakanamanuka n'umwuka wera. Ni ibintu bibiri, abatiza mu mwuka no mu muriro. Ndaza kugwana ibyanditswe birahari. Yesu yarabwirizaga, ariko ntago ari we wabatizaga. Ababatizaga bari abigishwa be. Ntago rero Yesu yadusigiye kugira ngo tubatize mu izina rye. Aburoni babandi mvuga, Bibiliya ivuga ngo ntago bigeze bumva ijwi rye. Intama ze zumva ijwi rye. Umuntu rero watumwe nawe ari umwungeri we, akamubwira wa ntama we, genda ujye kubwiriza abantu, ubahindura abigishwa banjye by'ukuri, ntago azakora ikosa kuko yumvisha ijwi ry'uwamutumye. Mu yandi magambo, abantu batabatiza mu butatu si intama za Kristo. Ntago ari intama za Kristo. Ntago bari muri misiyo ya Kristo. Nta nubwo ba manifest, ntago bagaragaza Imana. Ntago bagaragaza Imana. Na Yesu ari mu byiciro bitatu. Hari ba Yesu batatu. Hari Yesu bari Yesu w'umupfumu. Abona abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana utari wa Kristo, utahindura abantu, barapfumura n'abapfumu. Bari Yesu ari mu byakozwe n'intumwa. Uri kunyumva? Hari n'undi Yesu uhora ku musaraba, utajya ava ku musaraba, ku giti, igishushanyo, ntakora, ntavuga, ntagira gute. Abantu baramuvuga ariko yajya gusegera abantu bikabananira. Hari na Yesu wavuye ku musaraba, ava no mu gituro, arazamuka agenda mu ijuru, arangije agaruka ari mu mwuka. Imana iduhana umugisha, kandi n'ukuri Imana iradukunda, dushake kumenya. Mushumba, murakoze cyane, murakoze. Ndiyoza murasobanuye, ariko hari akantu kamwe imbere yuko tusoza ikiganiro. Birashoboka yuko umuntu abatizwa mu mwuka atarabatizwa umubatizo wo kwihana? Yego. Ndaza kugusubiza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Petero agiye kwa Koroneliyo, yavuze ijambo abantu buzura umwuka. Bamaze kuzura umwuka, barangije bavuga mu ndimi, noneho Petero abonye ibintu bibaye, avuga nese aba bantu twabima amazi gute? Niho ndaza kukubwira, Yohani nawe twigishijwe ko Yohani yabatijwe mu mpemu akiri mu nda. Ariko kondisiyo yo kubatizwa no kubanza amazi menshi, warangiza ukajya mu umwuka wera, kuko umwuka wera uza mu masengesho. Ariko
iri jambo riri mu byakozwe n'intumwa, aho Petero ajya kwa Koroneliyo, ibice 10, ushobora no kuza kwasoma umurongo wa 24 kumanuka. Iri ni ijambo riryoha cyane. Yavuze ubutumwa bwiza, avuga Kristo, amaze kuvuga Kristo buzura umwuka, barubumva. Kumva niko kuzana gukiza. Nakubwiye ngo intama zumva ijwi. Uri kumva? Intama zumva ijwi, zamara kumva ijwi zuzura umwuka. Zimaze kuzura umwuka zivuga ku rurimi, niko nabivuga. Arangije Petero aravuga, se ko buzuye umwuka twabima gute amazi? Wakima gute amazi abantu? Arangije babona kubatizwa mu mazi. Bivuga ngo rero ntago bemerewe kubatiza abantu muri Kristo batababatije no muri Yohana. Reka mbyite muri Yohana, kuko Yohana niwe wubwirizo ibyo kwihana no kugira gute no guhinduka. Kristo azana ibyo gukomera. Yaravuze ngo nimumara kuwakira uwo mwuka wera muzaba abagabo. Ntago nari kugera mu Burundi, ntago nari kugera Uganda, ntago nari kuva mu Rwanda, ariko nabatijwe mu mwuka. Ntago nigeze batizwa mu mwuka uko nsengewe n'ibiganza gusa. Narasengewe inshuro nyinshi, ariko byavuye mu gusenga. Biva hehe? Biva mu gusenga. Pastor, murakoze. Ndabona hari abantu bategereje ngo ubasengere. Abo bantu bakeneye basengerwe. Rero ufunga ikiganiro ashobora gusenga. Egome. Uwiteka Mana, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ishobora byose, uri Imana y'agakiza, uri Imana y'amahoro. Isi yugarijwe n'ubujiji. Ijambo ryawe waravuze ngo abantu babuze ubwenge bararimbutse, babuze kumenya bararimbutse. Ubujiji nibwo buri kurushaho kwiyongera, kurushaho kumenya. Mana urera, Mana urakiranuka. Manura ubuhanga no kumenya no guhishurirwa no kumva, kuko kumva kuzana guhinduka. Iyo bumvishije iyabatumye babasha no kujyaho yabatumye, bababarira ibyaha byabo, abameze gutyo. Nyemerera Kristo uduhe imbaraga zo kugira ngo dukomeze uyu murimo. Nkimara kuhagarara gutyo nabonye benshi bandwanya, nabonye benshi bavuga ibitandukanye, ariko Mana singiye barwanya, bararwanya ukuri kwawe, kuko nibamenye ukuri kuzababatura. Sengeye agakiza kiyongere muri Afurika, sengeye ubujiji bukurwa mu matorero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibitavuga Imana bitsindwe, ibitavuga ubushake bw'Imana bitsindwe mu izina rya Yesu. Nkuko Petero yavuze, abantu bakuzura umwuka, ndohereza umwuka wawe wihishurirwa, ugende ku muntu wese uzakurikirana iyi video, ubu butumwa, kugira ngo abashe guhinduka. Ntabwo twabasha kuba abagabo tutabatijwe bwa kabiri. Ni umubatizo umwe, ariko urimo ibibatizo ibiri: umubatizo w'amazi n'umubatizo w'umwuka wera. Ntabwo bihinduka. Mana ndagushimye. Sengeye umukozi w'Imana Dr. David Nitunga, umukomeze aho ari kwerekera, umwongerero umwuzuze, kugira ngo ejo bamupingaga bazabone icyubahiro cyawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo bisenze nizeyemo, amen. Murakoze cyane. Nagira mbwira abantu badukurikira, niba wamara gukurikirana ikiganiro ukumva hari icyo nawe ushobora gukomanta ko cyangwa kuvuga ufatiye ku kiganiro umukozi w'Imana yavuze, urahawe ikaze, uremerewe kuvuga biciye muri commentaire, kandi n'umukozi w'Imana ushaka kumuhamagara biremewe. Arashobora ndibaza kuduha nimero ziwe ya WhatsApp, kubari mbese abantu bari mu mahanga urashobora kubashirira ku kode. Mfite contact ebyiri, mfite nimero ebyiri. Mfite nimero mu Rwanda ni iri kuri WhatsApp. Urabanza akamenyetso ko guteranya, ushyiriho kode 250 7 88 69 22 80. Ndasubiramo, please, 250 7 88 69 22 80. Iyo ni WhatsApp. Mfite call ya hano muri Kenya, ni uguteranya 254 7 45 70
953 gatatu. Iyo ni gatatu, reka nyivuge mu cyongereza, ni uguteranya 254 745 45 95 20 I think nizo ngizo ndaza no kuzohereza muri commentaire cyangwa kimwe nzandike hasi. Imana iduhana umugisha.